Birabado bantu bari kuvomera mu biri kuva. Imana irababaye ibabajwe namwe, ibabajwe n'abapasteri n'abashumba yahamagaye, uzi kugira kuba uri mu pasteur warasenze. Nagiye kubona mbona hari igihugu burare, nagiye kubona mbona mwabira bihugu by'Uburayi, nagiye kubona mbona abantu benshi, nagiye kubona ngo mbona abantu benshi bari gupfa. Weho urukundeba, wowe urukunkurikirana, nushake ukimara kureba iki kiganiro nushaka upfuka musenge. Nibyo nabo bwabagiye kwibonera yuko ari Imana yagize ute yabivuze. Ikindi Imana yambwiye, hari Dawidi ugiye guhubuka mu butayu yarangiza akaza. Hari ibintu turi kubona bijya gusa n'ubukirisitu. Ngiye ndi gusenga ahantu mu shamba ndinje nyine niko Imana yambwiye. Irambwira ngo ADPR ntabwo izaho ri kwiyoborwa n'umunyamubiri. Nagari Imana yambwiye ngira karambiwe rero. None hari ijambo ry'Imana mpawe umusuzuguriwe nuko yaje ari umunyamubiri yarangiza akavuga ati ngo reka n'abagore babayobore we. Ubu bagore bafite ijambo muri ADPR. Rero tubanze dusenga Imana kugira ngo dukomeze n'ibivugwa byose ari ubutumwa arandi magambo byose bihesha Imana yacu icyubahiro. Turagushimiye mwami Imana yacu, Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibaho nk'uko bibaho mu ijuru. Ngushimiye kubwo kugira neza kwawe, kuko waturindiye mu buntu bwawe. Benshi bamaze kuva mu buntu bwawe, ndetse Satani abafungirana muri gereza, kandi abafungiranye icyo barindiriye n'ukurimbuka. Ariko turagushimye kuba duhagazeho mu murimo wawe, waduhaye imbaraga. Hari byinshi natwe biba byaradushubije inyuma, hari byinshi biba byaratuvanye mu nzira, hari byinshi biba byaratujyanye kure yawe, ariko watubereye imbaraga. Amina. Turagushimye uyu mwanya rero ubwo wemeye ko twongera kuboneka hano kuri kamera. Mana tuvuga ibyawe, bane natwe, umwuka w'ubwenge atuzeho. Aleluya. Umwuka w'imbaraga abe kuri twebwe, urinde kuvuga ibidakwiriye, ahubwo tuvuga ibiguhesha icyubahiro. Bya bindi umuntu wese yumva bigakomeza umutima warunaniwe, bya bindi bikomeza abagenzi bajya mu ijuru. Haleluya. Urakoze nyakubahwa Imana, bana natwe dutangiye kugeza dushoje, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Koze Imana nkuko bimeze, iminsi yari ibaye myinshi ariko atari myinshi cyane, ariko hashimwe Imana yabaye mu ruhande rwacu. Tuguhaye ikaze rero hano kuri iyi miryango. Yego. Ubwo rero nkunze kubwira abantu njewe ntabwo tujya duhagurukira iwacu ngo tuje gutanga ubutumwa Imana itavuze. Hari abantu bajya bibaza ngo bisi kubera iki nanjye ndaheruka. Njewe rero mpaguruka garuka Imana yantumye yitantumye, ntabwo mpagurukaga, nta ubusitari nshaka. Abantu benshi Imana yaje kungereka baje kuri izi nkoranya mbaga bashaka ubusitari, bashaka kwamamara. Yanjye nta busitari nshaka. Icyo nshaka kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro kuri yo, kubera ko Imana iragikwiriye. Abantu rero abantu bareke kwakira Imana icubahiro, bareke kwiha icubahiro, bareke Imana aribaha icubahiro. Mu yandi magambo rero nagiye kubona, si ibintu nabivuga mpagurutsera, nagiye kubona mbona abapasteri, abadiyakoni, abashumba, nagiye kubona mbona bari kuvomera mu bijerekani biri kuva. Imana irambwira ngo ngo ndebera abantu bari kuvomera mu biri kuva. Imana irababaye ibabajwe namwe, ibabajwe n'abapasteri n'abashumba yahamagaye, uzi kugira kuba uri mu pasteur warasenze warapfukamye mu butayu, warangiza wajya kuvoma ukavomera mu biri kuva. Muri kubwiririza mu bidomoro biri kuva. Imana yambwiye ngo musubire ku murongo, musenge nkuko mwasengaga. Wambe muri kuvuga ngo mbesigaye yavuge ngiraje ngiri hehe. Yambwira ngo mbabwire mwa pasiteri mwe, muri gusambana ikabihorera, muri kujya gucisha inzaratsi ikabihorera,
muri kujya gucisha uburozi muri gushaka ibikundiro, hari amavuta muri kujya kugura y'ibikundiro, ariko Imana yambwiye ngirajije kubonana namwe. Imana ifite agahinda n'umubabaro, ifite agahinda n'umubabaro. Bamwe muri kwibaza ngo mbese ngo kubera iki imvura itari kugwa, mukibaza mu bintu byinshi, ariko Imana yambwiye ngiriyizi. Mwikwibaza byinshi aho kugira mwibaza byinshi, aho ko mupfukame musenge mwihane. Imana yambwiye ngo mwihane ku gato no ku kanini mukizwe. Uri umupasiteri wakigiyemo ufite indingana n'iyanje, none ndemaze kugera hano imbere reka mbabwire, Imana yambwiye ngije kubonana namwe, ifite agahinda n'umubabaro, mugezaho kuvomera mu bidomoro biri kuva. We hari n'abanyeretse irambwira ngo dore ngo uyu nguyu yaherutse gufata ibihe yabigejejemo hagati arabinanirwa, kandi imbere yarahirikaga ibihe by'iminsi 5 atajya atanywa. Imana yambwiye ngirajije kubarana namwe, ifite agahinda n'umubabaro, irababaye kubera mwebwe. Irababaye kubera yambwiye ngije kubanyaga, ije kubakenyuruza, ije kubakenyuruza niko yambwiye. Irambwira ngiraje, irambwira ngo mukizwe ku gato no ku kanini, kubera iki mudashaka gukizwa. Imana yambwiye ngo ntabwo izaho riri kuruhanya namwe, ntabwo izaho riri kuruhanya namwe, irababaye ifite agahinda n'umubabaro. Imana yambwiye ngo mukizwe. Yambwiye ngo ayo mavuta muri kujya kugura gagiye kuba ubusa. Hari tone nyinshi zigiye guhirima. Mwigiza abantu bazi kuvuga cyane, bazi kuvuga indimi cyane. Imana yambwiye ngo hari ibyo kubarutse. Hari abantu bari ibyo batagenewe, hari abantu bari ibyo batagenewe. Imana yambwiye ngo ije kubibarutse. Mwasenga Imana yambwiye ngo haracariho poromosiyo yo gusenga, haracariho poromosiyo kugira ngo mukizwe bababarire. Iracicaye ku ntebe y'imbabazi, mwakizwa ku gato no ku kanini. Nagiye kubona mbona hari igihugu nagiye kubona mbona mwabira bihugu by'Uburayi, nagiye kubona mbona abantu benshi, nagiye kubona ngo mbona abantu benshi bari gupfa bishwe n'ubushuhe. Imana irambwira ngo yagira ababwira ngo mukizwe, mwanga gukizwa, mwishingikiriza amafaranga muri kujya murabona, ayo madolari muri kujya murabika, ariko Imana yambwiye ngo ni mudasenga. Dore wagira umugisha winjira mwakira gihugu c'Uburayi. Mwasenga mwabantu ko ni mudasenga. Imana yambwiye ngo ni mudasenga ije guhura namwe. Bamwije kubakura muri da bihugu mwihishemo, mubyihishemo, ariko Imana iri kumbwira ngo ni mudasenga ije guhura namwe. Mwasenga mugakizwa ku gato no ku kanini. Kuba waragira umugisha ukagira mu gihugu, kari umugisha Imana kugira ngo kigerera mu gikirizwemo, ufashe n'abandi. None umuhamagaro wageze urabirambika, wigira mu businzi. Reka mbabwire, nimushake mukizwe ku gato no ku kanini. Ibi bintu Imana yabinyeretse babaye. Nuko nagize umugisha nkabona uyu mwene data muri uyu mujyi wa Musanze, Imana ikaba yaramuhaye cyane yo kuvugiraho ubutumwa bwiza, bikaba binyorohera. Ariko reka mbabwire ibindi kubabwira, hari igihe muzabishaka mukabibura. Mugiye gushaka Imana muyibure, kubera yuko yarabinginze ngo mukizwe mwanga gukizwa. Ariko reka mbabwire, irankone y'Imana iraje. Uku kwezi kwa karindwi kutari kwarangiwe, mugiye kubona yuko Imana bene nyuko. Imana mwayifashe nka mwene wanyu muyifata. Reka mbabwire, nimushake mukizwe ku gato no ku kanini. Weho urukundeba, wowe urukunkurikirana, nushake ukimara kureba iki kiganiro, nushaka upfuka musenge, urebe ikiri kugutandukanya n'Imana, urebe ikiri kukuvana imbere y'Imana, usenge. Imana yambwiye ngo ibabajwe namwe, aho yababwiriye, yabatumyeho abasaza, abasore, abakobwa, mwanga kumva.
ngo mbese igihe Imana yavugiye ngiraje, Imana yambwiye ngiraje ije kubiyereka kubera yuko yarababwiye mwanga kumva, mwanga gukizwa. Imana musige murayijana mukabarura umupasiteri kujya kubigiririza mukabari. Uri kubona umugore mwiza warangiza ukamurebura ngo uri pasiteri. Reka nkubwire, nimushake mukizwa ku gatondo ku kanini, kubera yuko nimudakizwa Imana yambwiye ngiraje. Urakoze cyane kubw'ubutumwa utugejejeho. Twumvise yuko abari mu bihugu by'i Burayi Imana yakweretse bamwe bicwa n'ubushyuhe. Ese inama wagira bari muri biriya bihugu by'i Burayi bagiye kumva iyi message kugira ngo nibura uburakari bw'Imana budakongezwa kuri bo ni yihe? Inama nabagira ni ugupfukama bagasenga bakinginga Imana, bakayihamagara iri mu gihugu cyo mu ijuru, kubera yuko iyo uhamagaye Imana irumva. Imana yambwiye ngo ukwezi kwa karindwi kutari kwarangira, hari ibyo nabo ubwabo bagiye hari ibyo nabo ubwabo bagiye kwibonera yuko ari Imana yagize ute yabivuze. Ikindi Imana yambwiye ngo ADPR byari bintorotse, Imana imbabarire. ADPR ngo ntabwo izahora iri kuyoborwa n'umunyamubiri. ADPR ntabwo izahora iri kuyoborwa n'umunyamubiri utagira umwuka wera. Imana yambwiye rero byuko uriya munyamubiri igiye kumuca ku ngoma. Hari Dawidi ugiye guhubuka mu butayu, yarangiza akaza akayobora ADPR igasubira ku murongo. Niko Imana yambwiye ari gusenga, yabimbwiye nijoro. Murakuze. Uravuze ngo ntabwo ADPR izahora iyobowe n'umunyamubiri. Ati hari Dawidi uri mu butayu cyane kabisa, Imana igiye gukura mu butayu cyane, akaza akayobora ADPR cyane. ADPR Imana yambwiye igiye gusubira nkuko yahoze. Mitanekereza umugabo navuga yuko muri iyi minsi nawe uhitinze kuri iyi mihanda uzwi ku izina Byishimo Official. Mu by'ukuri nahoze nkurikira ikiganiro cye, umva wenda hano umuhanuzi Riziki Chantal n'umukozi w'Imana Revera Pasiteri Usabyimana Samuel. Muri iki kiganiro najya nkunze kubaha amakuru ko ngira ngo muri ADPR bagiye kugaruka mu buryo kandi bunakomeye. Tugiye kongera kubona ibintu bihinduka. Ugiye kumbaza se ngo abariho baravaho? Ndaje mbaha amakuru. Ikindi kandi ikiganiro kirakaze. Ikindi buriya Ezekiel yarahanuye aravuga ngo mu 3:38 yerekwa ry'amagufa yumye. Uyu munsi kugira ngo ari amagufa yegerane, ngo yari yumye cyane, kugira ngo yegerane hajyeho uruhu, imitsi, inyama, ahagarariye ireme inteko. Ni ukuvuga ngo byakozwe n'umwuka wavaga mu kanwa ka Ezekiel. Niyo mpamvu kugira ngo umukristo cyangwa se ireme ry'ibyo abantu bakeneye muri ADPR rigaruke, hakeneye umwuka w'umuhanuzi nka Riziki n'umwuka w'umushumba nka Samuel. Iyo myuka ikagaruka, noneho ikarema umukirisitu. Yamara kurema umukristo, uwo mukristo umwuka wera akamuzamo. Ni nayo mpamvu uyu mwuka wa Ezekiel ngo waremye umuntu avuye mu magufa, none umwuka w'Imana muturamo. Uyu munsi hari ibintu turi kubona bijya gusa n'ubukirisitu. Ariko wakwambara marinete ukareba muri korari, ukareba mu bakirisitu ukabona n'abakirisitu, ukareba mu bashumba n'abapastor ukabona n'abashumba banambaye neza, ariko wakwambara rinete zireba neza ukabona birajya gusa, ariko sibo sibyo. Ukabona barajya gusa n'abakirisitu, ukabona barajya gusa n'abashumba, wabahanuye ukabona koko wakwikanga ukagira ngo ni umuhanuzi.
abaririmba wareba ukagira ngo ni abaririmbyi, ariko wareba rinete wazuminga neza ukabona ni igishushanyo, ntabwo ari byo. Kugira ngo rero hazongere kugaruka umukirisitu wa wundi, na wa muhanuzi nka wa wundi, na wa mushumba nka wa wundi udashaka amafaranga, wemera guhembwa 400,000 nka Samweli ayoboye ADPR yose akagenda muri rava ya miliyoni 4, sibyo? Bamubwira batehembwa miliyoni ati amafaranga y'imfubyi n'amaturo yabo muyareke. Uzi ko Samweli ariko buriya hari abashumba b'amaparuwase bahembwaga amafaranga yikubya y'inshuro 3 bihemba, kuko paruwase zarihembaga, bihemba umushumba wa paruwase agahembwa 1,200,000, ariko umuvugizi akavuga ati abo bantu ntabwo babagira, sibyo? ntabwo babesha. Noneho rero Samweli agiye kuva i Buraya agaruke kandi gushumba ADPR. Noneho Riziki nawe uburi mu buhungiro avaho yihishe, sibyo? kuko Riziki urumva ubari mu bihe nka byandi bya Eliya, kuko Riziki umunsi mbabwiza ukuri, Riziki aramutse ananyuze mu isoko twabimenya, anageze Nyabugogo twabimenya. Hari abavuze ngo ari mu mahanga, we Riziki ari mu Rwanda ahari arihishe, sibyo? Yari muri bya bihe bya Eliya wamaze guhanura ibintu bikomeye, Imana ikamwohereza Kireti. Ubu Riziki nawe ntekereza ko ubuzima arimo ni nk'ubwa Eliya mu gihe cya Kireti, kuko Riziki yahanuye ibintu bikomeye, abagombaga kumurinda aribo bashumba baramuhiga, sibyo? Baramuhiga ahantu hose, baramuhiga. Uyu munsi ngira ngo yibereye ku kagezi Kireti, ariko igihe reka turekera aho ngaho. Ariko mu by'ukuri urantangaje cyane rwose. Hari igihe umuntu avuga ibintu ukagira ngo wenda ni ibintu bari baganiriye, ariko ndatunguwe kuko nahoze numva ibyo uyu mugabo ari kuvuga. Ubwo rero uraje uravuze uti itorero ADPR Imana igaruye umushumba wuzuye umwuka wera. Jewe reka nongere mbigambe, dore ko bajya bavuga ngo ibicina ingo buriya hari igihe kizagera abana b'Imana bakava mu butayu, bari kudusuzugura bakaturebera mu isura ya gikene, ariko igihe kizagera Imana idushire mu yindi sura nshasha. Reka nongere mbigambe bisubiremo. Imana yarayimbwiye ngo ADPR ntabwo ADPR izahora iri kuyoborwa n'umunyamubiri. Ntabwo izahora iri kuyoborwa n'umunyamubiri. Niko Imana yambwiye. Ndi gusenga ahantu mu shamba ndi njenyine, niko Imana yambwiye. Irambwira ngo ADPR ntabwo izahora iri kuyoborwa n'umunyamubiri. Hari Dawidi Imana yohereje kuyobora ADPR igasubira ku murongo, ADPR igasubira uko yahoze kera, ADPR ego ko haleluya. Niko Imana yarayimbwiye. Imana irambwira ngo ADPR igiye kongera gusubira ku murongo. Imana ishimwe. Niko Imana yambwiye. Nababandi barwaye amavunja bafite ivuga butumwa batahereza ikaze. Imana irababaye, bibabajwe namwe. Uzi kugira ngo nimba ndi umukene ngo nta kaze wampereza, ngo yuko nta mafaranga mfite, muri kuturebera mu isura mukaturebera mu gihe, ariko Imana yarayimbwiye ngiraje. Mwitonde. Nje ntabwo ndi umuhakwa w'idini, ndi umunyamasengesho wujuje ibyangombwa wahamagawe n'Imana. Ntabwo ndi umuhakwa w'idini. Hari abantu babaye imbata z'idini kugira ngo badahagarikwa. Oya, Imana yampamagaye uko yambwiye niko nzajya kubabwira, nibwo butumwa nzabatangariza. Ntabwo nzajya kuri YouTube nje nzaza kubabwira ibintu Imana yambwiye. Murakoze. Urakoze cyane. Ngewe hari igihe njya ngenda nisomera n'izi komenti ziba zagiye zandikwa muri ibiganiro nk'ibi, nkareba uko ibintu bihagaze. Ariko umwe yanditse aravuga ngo usabwe Imana Samweli umushumba uriho umwuka w'Imana, namukundaga kubi n'ubu ndacyamukunda. Yesu. Undi nawe arandika ngo Riziki mu mwihorere mumureke, kuko iyaba ibitabo byandikwa
n'ubundi uyu mukozi w'Imana iyo bitabo namwandikaho ni twabona he umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana nka Riziki. Mu by'ukuri ni komenti nyinshi cyane, ariko mu by'ukuri urasanga izi komenti nyinshi zirimo zigenda zinenga ibintu byinshi cyane biriho muri iyi minsi mu itorero. Arega ikindi nabivugaho, adeperi ya kera washaga mu rusengero uri umukene bakagufasha, washaga mu rusengero uri imfubyi ukamenya yuko uriga. Ariko none si buno imfubyi ziri kwiga ni zingahe? Ni zingahe? Abana bavuye mu mashuri bamwe babaye mayibo, bamwe basanze hari mu kimoteri bari gutoragura. N'ubu mbasanze hariya ntago bizi ibintu bimbayeho. Mbasanze hariya ari itsinda ry'abana nka 20. Barambwiye bati none byukuri ko mwadutereranye. Urabona nari nambaye n'imyenda nahinduye, nari nzi ko batanamenya, ariko bahise bamenya. None se ngo wenda ngo wadusigiye ngo nangaye tukayakoga ibishe sanga nuko bariya bose kera itorero ryakagombye kubitaho. Nukuri nimureke dukorera Imana neza, kandi ukoreye Imana neza nta gihombo kirimo. N'uyu munsi wa none umuntu bihagazemo neza Imana izamumugisha. Ariko nkongera nkavuga ngo mbese uvuze ko Samuel cyangwa se Dawidi agiye kuva mu ishyamba akayobora ADPR, birasobanuye ngo Ndayizeye Izayi umuvugizi wa ADPR ubwo igihe cye cyarangiye. Ndeka nkubwiye ukuru kubona nikora yibiye, uri kubona rindusha n'imbaraga kubera ndaheruka kurya, niko Imana igiye kumujugunya bwite cyane. Bera yuko ntaco arega ntabwo umunyamubiri yaje kuyobora abana b'Imana bayobowe n'umwuka. Hari abantu dufite bahamagawe n'Imana bafite umwuka wera, haracari ibihumbi 7 bitari dafukamira Bayali. Muri bya bihumbi 7 rero turimo turacinga Imana, turacaya mu butayu. Ko ndimo numva bitoroshye. Hari umushumba twahuye ejo ngiye gusenga, arambwira ati nakubonye kuri izi mbuga ndagukurikirana, ati rwose wowe narizi iki muri mu mwuka w'Imana, ati ndabakunda cyane. Numva arambwiye ati rero ati buriya ati njyewe nyoboye itorero, atariko ibintu mbona mu itorero uyu munsi wa none, ati Imana nigira ikikora kuko birarenze. Ntabwo nari muzi, yambwiye ngo aturutse muri za Gisenyi, yari yaje kwirwanaho hani Musanze. Ariko arambwira ati mwene data, ati ubu tuba dusenga Imana ngo igire ibintu yahindura, kuko turabona ibihe turimo n'ubundi bitwerekeza ahantu habi cyane. Ubwo rero gusa icyo nabwira abaneza amatwi, hari igihe babona nk'ibi ngibi ugasanga baguteye amabuye nk'uko uvuze uti dore ukwiribuye, nawe mu kanya hari igihe baragutera andi bati ibyo bintu. Kuko ikindi kintu namaze kubona, uyu muntu nawe ntabwo aba yoroshye. Iyo uvuga ngo uyu muntu ntabwo Imana imwemeye, ibyo ari gukora ntabwo Imana ibyemeye, hari abantu benshi cyane baba bavuga bati twicaye kuri izi ntebe, iyo ataba umushumba ntabwo tuba tuzicayeho. Ikibazo ntabwo ari ukwicara kuri iyo ntebe, kuko n'ubundi niba uyicayeho umwami atari uvuze ngo n'ubundi herega hariho n'igihe n'Imana igivuga ngo icaraho wumva uko bimera, ariko mu kanya ikongera ikagukuraho. Ubwo rero icyo navuga ni ukubwira abantu umwanya wose waba urimo nudakiranuka imbere y'Imana. Ese kuki ijambo ry'Imana rivuga ngo nzabaruka? Siko yabwiye itorero ry'Laodikiya, kuko udakonje kandi nubire
ahubwo ukaba uri akazu yaze nzakuruka. yego Ubu hari abantu Imana igiye kuruka. hari abantu Imana igiye kuruka, hari abantu Imana umva, hari abantu bigize ibinani mu murimo w'Imana, bigira ibihangange, bigira ibikomerezwa, byubahira Imana itabahaye. none se reka mbabwire, ibaze kugira ubu uri umuntu uzi ubwenge, uri umuntu w'umugabo uzi ubwenge, utekereza ngo hagiye kuja harayobora bize. Mbese umuntu Imana yabwiye yuko azayoborara, umuntu Imana yahaye uyobora akaba ataragize umugisha wo kwiga, uwo ngo azaje inyuma y'itorero kubera ko atize. Hari aho mperutse kujya mu biterane mu minsi yashije, cyari igiterane kinini cyane kirimo abakozi b'Imana bashya nawe navuga bacyuye igihe, ariko nitegereje mbona muri bamwe bari bayoboye buzura umwuka w'Imana, barimo umwuka w'Imana. Mbabazwa cyane nuko nta nuri kuvuga ngo nibasenge, wenda ngo avuge ati pasiteri runaka reka asenge. Ndavuga ariko ukuntu uriya muntu hari n'uwo bakiriye bamaze kumwakira kubera abakristo bamuzi n'ukuntu bari bamukunze, ngiye kubona mbona urusengero rwose rukomye amashyi, rurongera ruriyongeza. Hoya iwe yarayoboye ari muri aba demobe. Ubwo kubera ko bavuze bati umuyobozi wacu ukuntu yatuyoboye neza, nubwo nyine atakiyoboye bari kwakirana, ariko nyine bakoma amashyi menshi cyane, barongera bariyongeza. Ariko ntangazwa no kubona abayoboye badakomerwa amashyi. Ibyo bintu rero nabyo nabitekerejeho umwanya munini cyane. Ikindi nakuboneye, hari abantu inzi nanjye ubwanjye nzi bafite imiziro. Niba ushobora kuvuga uti wewe wahanuye ibintu bikomeye bimeze gutya, ndabazi pe, banagiye bajya gusambana, babasambanyi n'ubu tuzwi. Ngewe nanashatse nukuvuga ngo nuko naba nkoze ikosa, ariko naratangaye cyane. Narunakuze inzi n'itorero rizi ukuntu yagiye afatirwa mu busambanyi, kuba yarize birakwiriye ko akwiriye kuyobora itorero. ADPR ibyo bintu akajagari Imana yambwengera karambiwe. Rero none hari ijambo ry'Imana mpawe ry'abantu bari muri Amerika. Hari abantu bari muri Amerika bakijijwe, hari abantu bari muri Amerika bari gusenga, hari abantu bari muri Amerika bakigumya ku karago bazaho Imana yabakuye. Ugiye kubasomera ijambo riri mu gitabo cya Zaburi 123. Iryo ni ijambo Imana impaye, baryakire mu izina rya Yesu, ribasomere mu izina rya Yesu. Niryo jambo Imana impaye. Zaburi 123. Reka tuyisome mu izina rya Yesu Kristo, twumve icyo umwami Imana avugana natwe. Haranditswe ngo wowe wicara mu ijuru, kuri wowe niho nuburira amaso. Dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu, kugeza aho azatubabarira. Uwiteka utubabarire, kuko duhaze cyane igisuzuguriro. Imitima yacu ihaze cyane gukobwa n'abaruhukira mu mahoro, no gusuzugurwa n'abibone. Amen. Ijambo Imana ari mpaye ngo mbabwire abantu muri gusenga muri ico gihugu, mugumye musenge Imana. Imana izabahera umugisha muri ico gihugu. Mu yandi magambo, amaso yabo bayahange ku Uwiteka. Iriya tubwiye ngo nk'uko umugaragu ahanga amaso kuri shebuja, kandi koko niko bimeze. Buriya iyo ufite boss wawe, none ubuzi ko ahandi wakora igiceri ari hehe? Amaso yawe ubu yahanze kuri boss wawe.
vuga ati uko biri kose databuja ndumva nkeneye kumusaba udufaranga. Niyo mpamvu buriya mubona twebwe dutandukana n'abandi. Ndabizi yuko mu gihe wowe hanze amaso databuja wawe, ngiye databuja mpanze amaso ni Imana yonyine. Haleluya. Ubu ndabizi yuko Imana iramutse ndetse n'amayinite yo guhamagara kuri telefoni ntayo nabona. Bayakura he? Imana iramutse ndetse n'ubu butumwa dutambutsa sinabutambutsa. Oya. Ariko nk'uko iri jambo ritubwiye, abaduteze amatwi mukure n'amaso ku bantu, ahubwo amaso yanyu muyahange databuja mukuru ari we Mana. Haleluya. Amen. Kubera uko aramuririmba yavuze ngo arabiringira abantu Barabahemukira. bakabahemukira, Kabahanga amaso. bakabakoza isoni. Ngo ariko wowe Ntabwo ujya uhemuka. ndafashijwe. Habwa icubahiro. Ngo ariko wowe ntabwo ujya uhemuka. Habwa ikuzo Mana yacu kuko urarikwiriye. Amina. Bantu mukura amaso ku mwana w'umuntu, mwana w'umuntu kugirira neza none ejo akaguhemukira. Ntabwo tuvuze ngo mwanga abantu, ahubwo icyo tuvuze ni ukumva ufite umuntu ugushora no mu ngeso mbi, ariko wowe ukamurutisha Imana. Ukumva yuko umuntu yakubwira ati ngewe nunyihenuraho muri aka kazi nzakwirukana, ariko akakubwira ati niba uri umudamu cyangwa umukobwa akakubwira ati ngewe nutama ruswa y'igitsina bya bindiriza iki ajya akunda kubabwira, n'aka kazi uzakirukanwaho. Ukareba ukavuga uti njyaho kugira ngo nirukanwe muri aka kazi, reka nemere n'ubundi iyo ruswa nyitange. Aba bantu nabo igihe cyabo kirageze ngo bamware bakorwe n'isoni, kuko wamenye ko icyaha ari kibi, ariko wakomeje kwimika icyaha mu mutima wawe kubwo kurengera inyungu z'uyu mubiri. Buriya ejo twagiye gushyingura umwana w'umukobwa w'imyaka 17, ariko mu by'ukuri nizi ibintu byinshi. Umupasiteri wari uyoboye umuhango wo gushyinguza uwo mwana, haraho yavuze, aravuga ati ibi bintu abantu biratana ngo amashuri ngo akazi ngo ibiki, ati ngiye mfite mubyara wanjye wari ugiye kuzana diplome ye hari Butare muri kaminuza y'Ibutare, n'ubundi tugeze i Kigali hariya muri Ropowe, n'ubundi twamuherekeje twiteguye ikirori, ibintu byashyushye, imodoka ibiramugonze. Atese ubu ngubu iyo diplome twabaye tugiye kuyizana, ati ubundi se twari kuyizana ngo itumarire iki? Ati rero umuntu wese uriho ajya amenya yuko igihe kizagera gapfa. Ati uwo mubyara wanjye yaranyigishije, arangije avuga ati uku niko n'uyu mukobwa nawe, ati yarageze mu gihe cyo kuba ari agakumi gatangiye kubyiruka. Atariko nk'uko umuhinzi ahinga ibishyimbo yashaka agasoroma umushogoro, yashaka agasoroma imiteje, yashaka agasoroma inonore, yashaka agasoroma ibyeze, ati niko n'Imana ikora. Iyo ishatse isoroma iravuga ngo iyi nda nivemo, yashaka ikavuga ngo uyu mwana wavutse uyu munsi napfe, yashaka ikavuga ngo umaze imyaka 5 apfe, yashaka kureka ukazara mukazapfa ushaje. Ati rero nuko nguko bimeze. Kandi ikindi, hari umuntu twasenganye ejo ndaravuga ati ngiye natinyaga irimbi, ariko nza kwibuka yuko hari umunsi nzarijyamo. Ati ndangije ndiyakira ndavuga nti nishaka n'ubundi byose kimwe, twese ubundi ndaritinya ko ubundi nzarizamo. Abantu bajya bibuka ko bazanajya no mwirimbere. Cyukuri nujye kwihenura ku bantu ngo warize, kwiga sibyo ngibyo ko ari inyungu zawe, ibyo bikumariye. Ahubwo ikintu nabonye gikenewe ubushobozi. Ese wakubwira ngo buriya mu by'ukuri Imana ishimwe, ubuno turi mu gihe cy'izuba abantu bari kubaka, wakubwira ngo iriya nyubako ikenewe n'umuntu wize kaminuza, ni ukeneye kubaka akuzuza iriya nzu, ugasanga wenda wize indimi n'ibindi, wagenda ugafata umwiko, ugafata nivo n'amatafari ukubaka. Bisobanuye ngo rero burya umuntu wese afite ibye, afite ibyo ashoboye, kuko warize niko ko warize, ubwenge urabufite bw'isi. Icyongereza uzi kukivuga neza, igifaransa uzi kukivuga neza, yewe imibare uzi kuyigenzura neza, mbese comptabilité urayizi bye fresh.
amateka urayazi, na za teoloji warazize, yewe ububyutse buza hariya igihundwe urabizi, amateka yabyo urayafite, uwabatijwe bwa mbere muri ADPR uramuzi. Ariko nanone nubwo ibyo byose ubizi, ariko hari ikintu hishwe, nta mwuka wera uri muri wowe. Iyo niyo defo. Iyo aba ufite umwuka wera, wagakwiye kumenya, ubundi ibintu byakagenze neza. Ikibazo ahantu ruzingiriye, umwuka w'Imana arabuze. Buri hari ikintu cyitwa fotokopi. Iyo ugiye kubikuza amafaranga kuri Western Union cyangwa n'ahandi, barakubwira bati zana irangamuntu yawe. Turebe. Oya tuyifotoze. Barayifotora bakazana fotokopi y'iyo rangamuntu. None se biravuze ngo iyo fotokopi ni irangamuntu y'umwimerere? Ikibazo rero n'uyu munsi, hari ibintu byinshi cyane mu murimo w'Imana bya fotokopi ariko bitari original. Ibyo ngibyo ntibimenywa n'umuntu ufite amaso y'umubiri, ibyo birungurukwa n'umuntu ufite amaso y'umwuka. Niyo mpamvu rero n'aba bantu ntabwo tubahanurira tubabwira ngo n'ubundi ngo nuko Imana ibanza, ahubwo nibajye ku mavi basenga Imana, ibaho umwuka wera. Itorero ry'umwuka ntabwo riyobozwa umubiri. Imana ishimwe. Ntuzayobora itorero rya Kristo uri umunyamubiri, byavamo. Nibyo mbabwiye, babwira ukuntu nababajwe mbona nkabona umuntu ndamuzi, n'itorero rirabizi, rizi ko ari igisambanyi, ariko kubera ko yize, nta wundi wize uhari yobora iri tore, ariko uwo musambanyi azaza nyobora njye Vedaste, Imana isanga ikavugana nanjye, Imana isanga ikamiyerekwa, uriya musambanyi azanyobora iki? Ubundi aho musuzuguriwe nuko yaje ari umunyamubiri, yarangiza akavuga ati ngo reka n'abagore babayobore we. Ubu bagore bafite ijambo muri ADPR. Bararifite. Bafite ijambo muri ADPR, ariko reka mbabwire, ico nzico nuko nabo bagiye guhigamira, ndumva bazahigamira, bagiye kuhava, nabo bazahava. Nta mugore wo kuyobora itorero. Ariho n'ukundi kuntu abantu bubaka ibintu, ukabona ibintu birubakwa vuba vuba. Noneho abantu bati atumva atariko runaka yubatse vuba pe, ariko ukabona undi arabyubaka gake gake. None wazakona ukabona bya bintu bari gutangarira ngo byuzuye vuba, ukabona imvura iraguye, wakona ukabona umuyaga urahuye, wakona ukabona bigize ute birahirimye. Mwitondera inyubako ziriho uyu munsi. Buriya hano muno mujyi nahoze ndeba etage bari kwazamura, ndebye uburyo bacukuye bajyamo hasi, ndebye ferabito zikomeye bari gukoresha, ndebye sima za zindi zitavangiye bari gukoresha. Ndangije ndavuga numva iyi etage buri izabigeretse kangahe. Ndangije ndavuga nti burya rero ibintu bikomeye urabyitondera, ntabwo ari ugupfa guhubagurika, ntabwo ari byo kwirukansa. Rero mu by'ukuri hari n'abantu bafite inyubako n'ubundi zabo zigaragara nk'inyubako zikomeye mu buryo bw'umwuka, ariko ari ibintu bya pirate. Mu kanya gato uzajya ureba ugasanga byongeye byahirimye. Nuko ubwo rero reka mvuge ngo reka dusenge Imana, ariko habwirwa benshi hakumva beneyo. Ukimara kumva ubu butumwa, hari ibyo ukwiriye guhindura mu mikorere yawe. Haleluya. Kandi ukwiriye kuba inyangamugayo yishimiwe n'Imana. Yego, nje muri no minsi nshaka kugendana n'abantu bari kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Apana kuza udashaka guhinduka muri wowe. Abantu ba kudukamura ntabwo tubakeneye, dukeneye abantu bo guhinduka. Uhagaze mu ijambo Farawo yavuze ngo tuzabona hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana umeze nk'uyu. Cyane. Rega niwe muntu ukenewe. Cyane dukeneye abantu bo guhinduka. Nese niba umugani, niba umuhanuzi ashobora kubwiza abantu kora akavuga ati rero niba mukomeje gusambana n'ubundi Imana izabahana, ati nk'aba bakozi b'Imana ntabo dukeneye aba bandi bunga muri rya jambo Meshake yavuze ngo umuhanuzi ngo n'ubundi ngo abereho guhumuriza imitima
ngo ntago akwiriyeho ngo kubwira abantu ngo ibintu ngo bibakomeretsa se. nzabivuga uko yabimbwiye nzabivuga uko yabimbwiye rwose. Buriya hari n'abantu badukunda ni ukuri kw'Imana bakunda ijambo ry'Imana. Hari abantu bamaze kwihana nka 15 bamaze kwihana, bamaze kuva mu byo bari barimo. Abo ndabashimira ni ukuri. Imana igumije kubiyereka. Imana ishimwe cyane. Bampamagaye pe. Njyewe muri no minsi ndi kubwira abantu yuko bagomba guhinduka. Ntabwo nshaka kujya ndasengana n'umuntu utarahinduka. Hari wambwiye ngo narindi umusambanyi ngo narindi ruhagwa, ariko uhereye umunsi wa none nkibara kumva ubutumwa watambukije rwose ndihanye. Ntabwo nzabisubiramo. Ngumije kumubera amaso nsanga koko nibyo. Ngubwo ubutumwa bukenewe. Kandi ikindi nanone tujye tubwiza abantu kuri. Abavuga butumwa bo muri iyi minsi aho kugira ngo azavuge ngo Imana yambwiye ibi nibi, cyangwa afate Bibiliya asome ijambo ry'Imana ahugura abantu. Ubu buno ivuga butumwa rya none rishingiye ku kwicara bagatera kamera, yarangiza akareba ati reka magurukane korodi, ati nubu mbese ivuga butumwa wo kuvuga Yesu ryahindukiriye ku bantu. Reka mpagurukane Mutesi, reka magurukane nubundi Mama Lionel, reka nubundi magurukane runaka. Ibi bintu byo tuzabimenya gute? Ivuga butumwa rishingiye ku muntu aho kugira ngo abantu bafate Bibiliya. Kera umuntu yashaka kuvuga ubutumwa akabacitsemo igitero kivuga ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushira imbere dushimire ihoraho. Ariko buno ni uguhaguruka hano mbese nimba wamubonye wapfuka mukamusengera Imana ikamuhindura. Ko dukeneye abantu bahindurwa n'Imana, ko dukeneye abantu bashaka guhinduka. Abantu bo muri iyi minsi ni ikibazo. Aho kuvuga Yesu baravuga umuntu. Mu by'ukuri sinzi rero, ariko aba nabo ni umugayo. Bongire bajye ku mavi, Imana ibahe ibyo kuvuga bigirira abantu umumaro. Hari amacano rero gari kwirata amasabu. Amasabu simbizi njyewe ntabwo nzi by'amasabu. Ngiye maze kugira amasabu menshi nk'ibihumbi 100 cyangwa nk'amasabu 100 nka miliyoni, wenda kuzuza miliyoni. Ngo ufite umushahara mwinshi cyane bari kwiratana imishahara yo kuri YouTube. None Imana yambwiye nkije gukuraho n'imishahara. Ubwo nyine nikuraho imishahara tuzareba noneho ryavuga butumwa. Hari abantu ntabwo ari kuri bose. Ntabwo ari kuri bose, witonde wimvugira ibyo ntavuze. Vuga ibyo mvuze. Hari abantu bari kwiratana amasabu. Kandi mu by'ukuri yashinze no vuga amasabu ari abatarabyumva. Yashinze ikinyamakuru ari kuvuga ati man ikinyamakuru kizajya kiravugiraho abavuga butumwa, abafite ubuhanuzi, abafite amayere unze kubwira abantu ntabwo twese Imana yaduhamagaye kimwe. Ariko iconze cyo reka mbabwire mwabanyamakuru mwe mufite ibinyamakuru biremereye bifite amasabu menshi. Nukuri reka mbabwire Imana y'abantu byako ngo mbabwire ngo namwe Imana ije izo cano zayo ije kuzikuraho burundu. Kubera iki? Kubera yuko muri kuzikoresha uko mushaka, muri kuzikoresha iby'Imana itabategetse. Hari n'abantu bafite ibinyamakuru baravugaga ngiravuze bakabwiriza ubutumwa bwiza. Babandi baririmbaga ngo nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana. None bunira kukagendana mu busambanyi ni weho ejo bagiye kutangaza bakuru bagufatiye ku mugore runaka, ni weho wasenye urugo rwa runaka. Reka nkubwire nokuri buriya nje muri ubuzima nabwiye Imana yuko nta munzigira ngendaho pe. Ariko reka mbabwire Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwisubireho mwikontorora, kuko ni mutikontorora namwe Imana ije guhagarara ku byanyu. Yego, reka dusubikira ngaha twavuga ibintu byinshi. Reka usenga Imana abakumva bumva icyo umwuka abwira amatorero, kandi n'abasenga basengera itorero, kuko
hari umuririmbyi witwa Hakizimana Evariste wageze ngo tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ibi ni ibihe Satani ari gukora cyane, ni ibihe Satani ari kurwana, kandi ariko yagenda afata abantu bari mu mwuka w'Imana akabahindura, akabasigira pirate. Niyo mpamvu mbwira abakiri mu mwuka w'Imana basenge, babe maso kugira ngo batazashiduka Satani yarabahinduriye akabasigira fotokopi. Niyame n'umupasiteri wampamagaye ari kumwira ngo mbese ngo kubera iki nkunda kuvuga mushumba, arega mushumba amuvugaga haruko Imana yagize uteye muntu byo, Imana itamuntu byo ntabwo navuga mushumba Yezayi kuko simuzi, nta nico ndi gupfa na Imana imuntu maho gucyo nkaza kabivuga. Nawe nabishaka azampamagara mvugisha amuzane mu butayu apfuka amasenge uko akizwe. Uzi ko uriya mushumba akwiye kongera gusubira mu mazi menshi akongera akabatizwa bundi busha. Bide bintu warubize Jonzeda yaga mukuri uriya mushumba nawe yagakwiye kongera akabatizwa agasubira ku gice akongera agasubira ku banyagice. Nawe nuwo kubabarirwa. Kanisengera Imana yo mwijuru, nukuri Imana yo mwijuru rwose ijira bababarira buri muntu. Aravuga ngo uteye ibuye ku karere. Bintu ari iki nje navuze yuko ntubakiye ku dini. Diziki muri kumushaka mukamubura. Nanjye hari Imana izanjyana abantu bakanshaka bakambura. Yekwe wabona ugiye nka Eliya. Hari igihe bazagira ngo abantu baracyari mu isi. Buriya Eliya nasomye ijambo ry'Imana sanga ngo baramaze igihe bari kumushaka, kandi yarigiriye mu ijuru. Buriya arizikano, buriya ariziki. Buriya abari kumwe n'Imana nkuko umuntu abana n'undi. Amva azampamagare nomero yanjye biri ku kiganiro, nzamusobanurira kandi ku kandi pe. Azampamagare rwose ntabwo bamfite bwo kuvugira Imana. Mana yacu, Mana turagushimye. Uri data wa twese mwiza, uri rurangiza rwa burundu, uri Imana yihagije, uri umukozi w'umuhanga. Mwami Imana, ubutumwa warayumpaye ndabutambukije bugere mu mutima y'abantu bazakurikirana iki kiganiro, kandi umuntu wese uzumva ubutumwa uzamuhe kwatura ibyaha, uzamuhe gukizwa ku gato no ku kanini, kugira izina ryawe rihabwe icubahiro. Mwami Imana nyiringabo, sengeye iki kinyamakuru abashaka kugitwara, abashaka no kugihirika, abo ngabo mbigije yo mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga zawe Mana, imbaraga zawe zibane n'abantu bawe. Urakoze kubyumvisha ku bwa Yesu. Amen.